Ibihe TV Show. Yes, amazina yanjye ya Bizimana Narcisse banze ku izina rya Narcisse. Bakunda kumbona kuri channel bita Ibihe TV Show 98. Nkaba nangiye nsuhuza abantu mwese mubasha kunkurikirana muri mu duce dutandukanye, mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ahangaha mwebwe mwese ndabashuje izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkaba nishimira yuko ukomeza kugera munkurikirana kubw'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari benshi bakomeje kugenda banyandikira mu comments, ngakomeza kugenda mbona abansaba yuko wenda bazabasha kumbona ku mashusho, bakavuga ati ese iriya channel ko dukomeza kuyibona cyane iri ibintu bigiye bitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye, ariko tukaba tutabona umuntu uyikoreraho, byaba bimeze bite? Ese uwo muntu yabasha gutwirika? Ntabwo nabaga nabirengagije rero, ahubwo nakomezaga kugenda mbumva ibitekerezo byanyu. Niyo mpamvu muri kano kanya murimo kumbona kuri kamera, nkaba ngira ngo mbashe kubigaragariza kandi ndetse nababwire icyo ngamije ahangaha imbere. Akenshi iyi channel ya cyangwa no muyoboro tubasha kunyuzaho zira nkuru zigiye zitandukanye, aba ari zo kugira ngo mwebwe mwese mubasha kunkurikirana, tubashe kunganirana ibitekerezo kandi ibyo tutabasha kubona tubashe no kumpa inama z'ibyo twabasha gukora kugira ngo tubashe gutambutsa amakuru ahagije. Hari abantu benshi rero bakomeje kugenda bambaza nkuko mwabyumvaga, wese Ibihe TV Show ni ya kampani runaka nkuko dukomeza kugenda tubona imiyoboro igiye itandukanye nka za Afrimagisi, za Celebbo TV, tugakomeza kugenda tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibinyamakuru. Tukagenda tubona ko ari abantu benshi bagiye bafite nka kampani, ugasanga na abantu bafite abaterankunga hirya no hino babasha gufatanya niyo kampani ndetse bakabinakoraho abantu benshi. Ariko nkuko mubizi rero ino televiziyo ni yanjye ku giti cyanjye, niyo mpamvu nkomeza kugenda bashyiraho ibintu bitandukanye kugira ngo tubashe kugenda tureba ko aho twabasha kugera. Akenshi abantu benshi bakunda kugenda babona nkunda gushyiraho ibintu by'Imana cyangwa se indirimbo z'Imana, ibibwirizwa, ariko bamwe bakambaza ati ese kuki utadushyiraho n'ibyandi madini? Akenshi ngene umudivantiste, ariko abenshi bakomeza kumbaza ati ese kuki wibanda ku by'abadivantiste gusa? Ariko nanjye nkababwira ati buriya rero ntago ari uko mbyibanzeho cyane, ahubwo nzagenda mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'urugero, hari bita Bossman cyangwa se bita Faustin, nabahereye mu mujyi wa Kigali, aherereye akenshi n'uwo mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango, abenshi bahazi kubaho bita Ikarambi. Niyo akomeje kugenda ambwira ati cyane tuzagerageze ugenda unadutumirira n'abahanzi bagiye batandukanye b'ibyamamare. Muri kano kanya rero nkaba nabanje gusubiza icyambere ku bantu batari babasha kuba bamenya, kuko mubona kuri kamera ni njyewe uyikoraho, ibyo mbashyiraho byose ni njyewe wabashije kubibakurikirana nkabasha kubibashyiriraho. Ikindi mubona yuko natangiye kugira mbakorera ibyo bita inkuru z'urukundo, nkabasha gushaka abantu tukabasha kubinononsora neza tugashyiraho. Nkaba ndimo akenshi cyane ndimo nshyira imbere ku bintu bijyanye n'amakuru aba arimo asohoka y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Hari abo twagiye tubona nkaba Vestina Drokazi, hari inkuru ye mwabonyeho abenshi mwarayikunze cyane kandi murayishimira. Mbashyiraho n'iy'umukomediyani ukunzwe cyane kuwo bita Nsabi, abenshi baramuzi cyane kandi ni umuntu ukunda kugenda asetsa cyane kandi akaba abantu benshi bamwishimira kuko barampamagaraga bakambwira ati Ibihe TV Show turagushaka cyane, turashaka yuko uzatugezaho inkuru ya Nsabi, noneho tukabasha natwe kumva neza uburyo atugezeho ibintu bigiye bitandukanye. Aho ngaho rero abantu benshi bazagenda babyandikemo, bazahita babibona niba wandikamo Ibihe TV Show 98. Nabonye ni ya Mandela mane nayo yibaho. Yes. Na Mandela Nelson nayo iyo nkuru nabashije kuyigezaho. Hari abari bangwete se waza n'umuntu wize akenshi ibintu bijyanye n'amateka, kuko ni ibintu akenshi nabashije kwiga ndabihugukirwa birangiza segonderi, ndabyiga bari bibiri specializamo. Ndavuga ati rero inshuti zanjye nk'umuntu wabashije kwiga n'ibintu bijyanye n'amateka, reka maze kubanyurira mu nkuru ya Nelson Mandela, bashe kubabwira ubwo Mandela yari umuntu ukomeye kandi umuntu w'intwari wabashije kwitangira igihugu cye, akiyamira gutanga, akemera kwasiga ubuzima bwe ariko kugira ngo abashe kurwanira igihugu cye ndetse abashe no kujya aho yagikora. Ngaba nabwira ati buri muntu wari wese akwiriye kubanza akagira nyambere igihugu cye, akumva yuko ari cyo gikwiriye kujya mbere y'ibindi byose. Ukumva yuko amaraso yawe akugira ngo uzayatere imbwa, ngo wayatere iki igihugu.
kw'igihugu hari aho kibasha kuba cyarakureze, ndetse niho n'abawe bose baba bari. Niyo mpamvu tuba tugomba gukunda igihugu cyacu cyatubyaye. Ikindi, hari abantu bakomeza kugenda bankurikirana cyane, aba ngabo nabo ndabashimiye cyane. Babasha kumbwira ati ukimara kugezaho inkuru iyo ari yo yose cyangwa se indirimbo runaka, ati rwose tuba twayibonye, si ngombwa yuko n'amashiya wayakora, ko twebwe ikimara kugeraho n'iminota 2 igera tutarayibona. Aba ngabo mwese nkabashimiye ko nabwo bita Faustin abasha kunkurikirana cyane ikimara kugeraho, Celebobo, n'uwo bita Nepobi dukunda nawe gukurikirana kuri televiziyo bita, iyo ugiye kuri YouTube wandikamo X Nation TV, aho ngaho basha kumukurikirana, ukandikamo Celebobo TV bashyira 94, ngo nawe basha kumukurikirana. Abantu bagenda batugezaho amakuru atandukanye na Celebobo TV, abasha kutugezaho ibyo mwira byose mukunda gukurikirana biriya by'amaturu y'u Rwanda, ubasha kujyaho ukabikurikirana. Ubasha kujyaho hari inkuru nyinshi akomeza kugenda akora, cyangwa se akagera mu biganiro bye bitandukanye, agakurikirana amakuru hirya no hino, tukabona n'ubuhamya, nk'uko muzi yuko turi mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka ndetse no gufatanya n'abantu cyangwa se n'imiryango yabuze ababo. Ibyo byose ni ibintu wabasha kujyaho ukaba wabisangaho, inkuru z'ibyamamare, abantu bafite impano zijyanye no gucuranga, ibyo byose wabisangaho. Tukaba rero tubasaba yuko uko bukeye uko mwije mwajya mubana natwe, kandi abenshi bajya bambwira ati ese nihe twabasha kunyuza ubufasha bwawe, cyangwa se nk'ubufasha dushatse nko kugutera inkunga cyangwa se dushaka nko kukugira inama. Okay, nomero ni 078 106 82 74. Nongere mbasubiriremo, ni 078 106 82 74. Ushobora no kunyandikira muri komenti kuri buri nkuru yose nabashe gucyo cya kiganiro cyose nabashije gutambutsa. Ushobora kuba ufite impano zigiye zitandukanye, aho ngaho naho wafata izo numero ukamuga cyangwa ukandikira muri komenti, none nkaba nagushakira uburyo twabasha guhura tukavugana, kugira ngo inkuru cyangwa se ibitekerezo, inama ubashe kuba nawe wazamuka, ubashe no kugera aho wagera. Abantu benshi ikijyanye na YouTube cyangwa se n'izi mbuga dukoresha ntago bazimenyereye. Abantu benshi bazi yuko ari ugupfa kujyaho ugapfa gukora ibintu byawe byose ubonye, ariko biba bisaba ko ari ibintu witondera ukabyigaho kandi ukaba uzi kubitunganya neza. Hari byinshi nabashije kuba narabagejejeho bikabanezeza, hari ibitarabanezezaga. Bijya abantu akenshi ntabwo tunezezwa na byinshi, nshobora kuba narakugezaho inkuru y'urukundo ugasanga wenda w'icyo gihe warakirenze, aho ngaho ubasha kwihangana, ariko bukene ko bwije niko nzajya ngenda ndushaho kubakorera ibintu byinshi kandi bishimishije bimeze neza. Nkaba rero nsaba buri wese yuko yajya abasha kuma inama, ibitekerezo, kandi ntiwibagirwe share, like, comment na subscribe, kuko ibyo bintu iyo bikoze cyane ubumaye inkunga yawe, kuko ubasha kuba ugiye muri uwo mubare w'abantu bifuza yuko uyu muyoboro wa YouTube cyangwa se urubuga rwa YouTube ariyo channel nkoresha y'umuyoboro wanjye witwa Ibihe TV Show 99, nkuko nabibabwiye. Ukimara kubyandika mugashyiraho Ibihe TV Show 98, ukimara kuyandikamo uyikumbona, aho ngaho kubasha gukurikirana ibyo biganiro byose uko byakabaye. Nkaba ndimo nifuza no kuzamura abantu bose baba bafite impano. Hari abantu badafite nk'abantu, n'umuntu ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, undi ufite impano yo kubwiriza, nk'uko nahoze mbabwira ko hari abambwira ati ujye unadushyiriraho n'inkuru zigiye zitandukanye, iby'Imana nabyo dushyiramo ariko nabyo ku murongo ujye ugenda utuvangiramo. Hari abafite izo mpano zo kubwiriza, afite impano zo kuririmba, abafite impano abazo gucuranga, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwebwe mwese ndababwira yuko turi kumwe, kandi ukimara kunyandikira aho waba uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko nari mubwira utuye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ushobora no kuba uri hanze y'igihugu. Aho ngaho naho mba mfite abantu bagiye batandukanye babasha kuba bahari
tukabasha no guhuza umurongo izo nkuru zawe zose tukazibasha kuzakira. Hari ababa barwaye bafite bakeneye ubufasha. Sori gato nubundi kuko nubundi tugiye gusoza, ariko kugira ubitewe nuko hari abantu bari kudukurikirana bari hanze, ugiye bibuke ko iyo bagiye kukwandikira kuri nimero yawe ubanza kwandika ubanza kwandika please cyangwa se agateranyo ugashyiraho 25, none tubabwira nimero zikurikiraho. Okay, nkuko Celebabo TV 94 nkuko ariwe n'ubundi turi kumwe hano kuri kamera, ari urimo kubasha gukurikirana aya majwi ndetse n'ayo mashusho. Yo ni petit frere banamumenye ndi grand frere. Akaba ari grand frere wanjye, akaba yarananze mu bintu bijyanye n'ubunyamakuru. Akenshi ni ubasha kungira inama kugira ngo mbashe kugira icyo ngeraho. Nkuko yababwiye ukimara kwandika gatego ko bazi icyongereza ni plus ikimenyetso cyo guteranya mu kinyarwanda, akaye gushyiraho 25 mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda 25, ukurikirizaho izi nomero 078 106 82 74. Nongere mbasubiriremo 078 106 82 74. Aho ngaho abantu babasha kuba bari mu bihugu byo hanze y'u Rwanda bigiye bitandukanye, nuko nguko wandikamo izo numero ukabasha kuba wanyuzaho inkunga yawe, cyangwa ukabasha kuba wamamagara ukangezaho igitekerezo cyawe. Niyo mpamvu rero numva yuko twafatanya buriya ukimara gufungura urwo rubuga cyangwa se uwo muyoboro wa YouTube, ayo magambo karikamo IBET TV Show 98, niho ubasha gukurikirana ubuhamya buba bwaragiye butandukanye bw'abantu bagiye batandukanye. Turadusangaho abarwaye bagenda batugezaho ubuhamya bwabo, batubwira ati ushobora kuba wadusabira n'inkunga tukabasha kuba twagira icyo twimarira. Ufite ibibazo bigiye bitandukanye, mwawe ubasha kuba hari icyo ufite, waba ufite 1000, waba ufite 200, waba ufite 300, ariko buriya hari ikintu abasha kuba yakora. Akaba rero mbashimira ku bwitange bwanyu, mukomeze kugenda mungaragariza munyereka yuko turi kumwe. Hari benshi mukomeza kugera mumbwira ati ese wazadushakiye Celebabo TV na basi nawe mugakora ikiganiro nk'uko nkunda ukugenda Celebabo TV. Mwumva ahantu henshi agiye atandukanye mwakoranye ibiganiro na Museke V, aho twita ngo ni ba Babalao tuzi ko amazina, aho bita ba Kanyombya muzi muri benshi.